Haleluya, Imana ishimwe. Abo tugiye kuganira ubutumwa bwiza badasanzwe banzi ni Uwamariya Betty Gatete, ndi umurokore nakijijwe ndi muto kandi n'umuvuga butumwa mu itorero Anglikani ryo mu Rwanda, paruwasi ya Nyagatare. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku ngaruka z'icyaha, cyane cyane iyo cyitihanwe. Turasoma Itangiriro igice cya 3. Inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, urihe? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu mirima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu ni muzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Amen. Reka twubahe Imana dusenge. Mwami Imana ishobora byose, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana itananirwa, Imana ibana natwe iminsi yose, tuje imbere y'amaso yawe muri iki gitondo tugusaba umugisha. Umugisha wa mbere dushaka ni uwo kumva ijambo ryawe, tukaricira bugufi, umwuka wera akatumanukira, akaridusobanurira, akaridutsindisha, tukihana. Kandi nitwihana dutandukane n'ibyaha byacu burundu. Kandi Imana ishobora byose, abayishoye mu byaha, twishoye mu byaha, turi abanyabyaha, ariko utubabarire, uduhanagurane n'inkovu zabyo, uturinde ingaruka zikomeye zabyo. Ubwiza bwawe bubane natwe kandi uduhe umugisha, njye n'abagiye kuntega amatwi, udukirishire ijambo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko mbonye uyu mugisha wo kuganira namwe ijambo ry'Imana kuri iyi channel ya Tubashake TV iba kuri YouTube. Rero nanjye ubwo mpawe uyu mugisha mbishimiye Imana. Dusomye igice cya 3 cyo mu Itangiriro, twahereye ku murongo wa mbere burya tugera ku wa 20. Havugaga uburyo umuntu yakoze icyaha, ngo inzoka yarajishukashwa umugore, iramuganiriza, iramutereta. Umugore
icya mbere yakoze burya mbere yuko twinjira mu cyaha, icyaha kigira inzira ndende. Inzira ya mbere nuko gushukwashukwa, gutega amatwi umushukanyi. Icyo nicyo cya mbere, gutega amatwi umushukanyi, gutumbira ibidushuka, kubitega amatwi, kubyitaho, kubirambagiza. Atega amatwi inzoka baraganira, abizi ko ari umwanzi w'Imana, ariko atega amatwi ahagararanye n'umugabo we. Umugabo ntiyamubwira ati have witega amatwi wo n'umwanzi wacu. Batega amatwi Satani, araboshye. Amaze kuboshya koko baroheka, kuko ku murongo wa 6 ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro. Umugore inzoka yaramuteresa ariko aremera, aratereteka, arafatika, abenguka igiti. Ngo abona ni cyiza, gifite imbuto nziza z'igikundiro. Ngo koko ngo nicyo, ngo kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo. Arashukika, aremera, arareba, arabengukwa, atega amatwi. Ni ukuvuga ngo iyo uteze umuntu amatwi, iyo avuze ukamusubiza, biragoye ngo we kujya aho agiye. Biragoye ngo umunanire uyu munsi n'ejo umunanire, ushaka umunanire uyu munsi n'ejo ariko ubutaha. Uburyo bwa mbere bwo guhunga icyaha ni ukutatega amatwi umushukanyi, ni ukudasubiranya nawe, ni ukutagirana ibiganiro nawe. Imbuto zimubera nziza, arazirya, ariko ntiyazirya gusa. Ngo aha no ku mugabo we bari kumwe, Adamu umuntu Imana yashyize mu ngobyi ya Edeni, ikamubwira ngo urinde, ureberere, urinde, wita amazina. Uyu munsi umuntu ikintu cya mbere yari afite cyo kurinda yari umugore we. None inzoka imumushukiye mu maso, ararya. Amaze kurya nawe aramutereta, ararya. Bombi bararya. Imana ishimwe. Kandi muri iyi ngobyi ngo harimo n'igiti cy'ubugingo, harimo umurima munini w'ibiti byatunga abantu. Ariko Imana ibereka icyitonderwa, irababwira ngo iki cyo nimukirya no kurya muzapfa, mwirinde. Ariko ngo harimo n'igiti cy'ubugingo. Imana ishimwe. Imana rero ije kubashaka nk'uko yari isanzwe iza kubasura, ngo mu mafu ya nimugoroba bakaganira. Ku murongo wa 8 ngo bumvise imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Imana irabahamagarira, babaza ngo urihe? Nukuri ntarakomeza, reka nawe nkubazuriye. Uri inyuma y'ikihe gihuru? Mbese wariye ku kihe giti? Niki cyaguteye kujya kwisha? Niki cyaguteye ipfunwe muri iyi minsi gituma udashaka guhinguka mu bantu? Niki cyaguteye ipfunwe muri iyi minsi kandi ipfunwe ko rizakuzanira ibindi byaha? Niki urimo kwihisha? Urimo kwihisha Imana. Wagize ute? Wavuze nabi, waratonganye, warasinze, warasambanye. Nta cyaha Imana itababarira, ntuyirarireho, ihane. Ni Imana yo gukiranuka, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ibabarira, ni inyambabazi. Haleluya. Ariko ngo barihisha, ibahamagaye. Umugore arabanza aridefanda ati n'inzoka yanshukashutse. Ariko nubwo inzoka yamushukashutse, mu murongo wa 6 twabonye yuko nawe yabengutswe igiti, nawe yabengutswe imbuto akazibonaho ubwiza, agasanga ntari buzireke. N'iyi inzoka itamushukashuka ahari, uko nkeka ntabwo byanditse muri Bibiliya, yari yakinyura iruhande kenshi naho inzoka itamushukashuka, bishoboke ko yari kukibenguka. Ariko aho kugira ngo ibi bintu mu Cyongereza babyita defense mechanism cyangwa kwihagararaho, aho kugira ngo avuga ati mwami wanjye nagucumuyeho, nateze amatwi umwanzi wawe, nariye ku giti wambujije, none nagihaye n'umugabo, nkwikubise imbere mbabarira. Oya, ni inzoka yanshukashutse, inzoka yanshutse. Ikibazo si uko inzoka yagushutse, ikibazo nuko wariye imbuto. Bahindukiriye umugabo ati ni wa mugore wampaye. Ariko koko none se nyine ko ari umugore yaguhaye, ko ari wewe, ko yahagusanze, ko ari wowe wa mbere uza amabwiriza y'uyu murima, kuki yishwe uhari? Nukuri hari ubwo ujyana n'umuntu mu isoko w'inshuti yawe, wajya kugura ikintu akabasanzwe akizi, we wenda yakiguzeho, yakumva ko umucuruza gushukashwa. Hari abacuruzi bashukashukana, ahubwo ati ni byiza bikoreshwa bitya, iyo bigize utya biraramba. Umuntu yaba kuri ruhande akagushuna urwara ati tugende uzabukigura. Wagera hariya akakubwira ati uyu mwenda narawuguze ndawuzura cuyuka, y'umesha urishifona, y'uteye ipasi urashya, akakubwira ati mbabarira. Ubu koko
Adamu yananiwe gushuna umugore w'urwara ati tugende turaza kuba tugaruka ngo agere harugura mbwa ati wo gatsindwa we uramenye utankorera ishyano iki giti. Ariko arangije aho kwihana urwo ruhare rwe ahubwo ahitamo kuvuga ngo ni wa mugore wampaye. Iki kintu nicyo gitera amakimbirane mu miryango, iki kintu nicyo gitera amakimbirane aho dukorera, iki kintu niwo musemburo w'ibyaha. N'abantu kuba barananiwe kwihana bakaba bagomba kwihagararaho bitera umuntu kurakara, agahora avuga nabi kugira ngo uwo babana cyangwa uwo bakorana aho muhurira niba yaragucumuye akananiwe kwihanira ugasanga ahubwo yararakaye, araguteranya n'abandi, ararushaho kugusebya. Yemwe bantu mwananiwe kwihana, nimugarukira Imana, nimwumvire ijwi, ntimwinangire, mwihane. Rero ndashaka ko tureba ku ngaruka zigera kuri 5 z'icyaha, cyane iyo kitihanwe. Icyaha cyose kigira ubukana, ariko iyo kihanwe ubukana bwacyo buragabanuka ndetse hari naho bushira. Nk'ibyaha by'ibitekerezo, iyo twatekereje, iyo twagambiriye ariko ntitubishyire mu bikorwa, icyo cyaha gishobora kwihanwa kandi ingaruka zacyo ntizigire uruhare. Keretse iyo twashyize in action, iyo twabishyize mu bikorwa, hari ubwo biba byaragize ingaruka zitahita zishira ngo nuko wihannye, bisaba gukomeza gusenga no kwinginga Imana. Ariko icyaha kitihanwe gifite ingaruka ziremereye cyane, umwana w'umuntu atapfa kwirengera. Nagerageje gukusanya ingaruka nyinshi zitandukanye. Icyambere, icyaha kidutandukanya n'Imana. Aha muri Yesaya 59, reka duhere ku murongo wa mbere, hari tugeze nko kuwa 3, haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Kubera ibyaha byacu Imana yatwimye amaso, kandi turenga ku byaha tukajya mu misozi tukiyiriza ubusa, tukamara iminsi 7, tukamara 10, tukamara 21, tukamara 40, ariko dusengera hejuru y'ibyaha bitihana. Dore impamvu Imana itwima amaso. Iyo dukoze ibyaha akenshi tuba twahemukiye bagenzi bacu. Sinzi niba munyumva neza. Ibyaha byinshi bikorwa n'ubuhemu kuri bagenzi bacu. Hari umuturanyi wawe ushonje kandi urabimena, arabireba kubimena, afite umubabaro wumva yaza gutoragura muri puberi yawe. Isengesho ry'uwo muntu cyangwa amaganya ye arakurwanya, reka mbivuge. Aravuga ati ariko ubu nk'aba ariko arabimennye koko mburaje abana. Iyo usenga rero Imana iba yumvise ayo maganya, kuyabangikanya n'amasengesho yawe bigasa n'ibinaniranye. Wahemukiye uwo mubana umutware wawe cyangwa umufasha wawe, arakubita agatoki ku kandi atariko nk'uyu mugabo cyangwa nk'uyu mugore. Iyo usenga rero iyo ni inzitizi. Wahemutse ku kazi, muba mukorana cyangwa abo mubana buri munsi mu bundi buzima, barakwivovotera, ikiganiro ni wowe. Iyo usenga rero kubangikanya ayo maganya cyangwa iyo mivumo n'amasengesho yawe bituma Imana ijya kure yawe. Ngo ukuboko kw'Imana kurahari. Gukiranirwa kwacu rero niko kwadutandukanije n'Imana. Gukiranirwa niko kudutandukanya n'Imana. Hari izindi ngaruka ziba kuri nyir'ubwite kuwakoze icyaha, usibye no gutandukanywa n'Imana. Nimutegereze kuri Sodoma na Gomora. Aha ni mwitangira igice cya 19, ngira ngo wareba ku murongo wa 24 na 25, ngo maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Sodomu na Gomora bakoze ibyaha, icyaha n'uyu munsi cyeze muri iyi si cyitwa ubutinganyi cyangwa kwendana kw'abahuje ibitsina, abagore n'abagore, abagabo n'abagabo gusambana. Imana kandi yanga iki cyaha urunuka, ni ikizira. Imana yohereza marayika ngo ababurire, abamarayika ngo baburire Loti
baraza barabimubwira Loti niho yari yarimukiye ngo Imana yibutsa Aburahamu yagiriye Aburahamu yibuka Loti yanga ko arimbuka yohereza abamarayika babiri ahubwo nabo benda kubatinda. Noneho Loti amenye inkuru ahera kubendaga kuzaba abakwebe. Bibiliya y'Ikinyarwanda iravuga ngo abari abakwebe ariko nabendaga kuzaba abakwebe kuko abakobwa be bari bakibana nawe ariko yabo bari abafiancé ngo babigira ibikino. Uyu munsi tuvuga ubutumwa abantu bakabigira ibikino bakabipfobya bakabijambura, ariko hari ingaruka bwite kuri wowe wanze kwihana. Icyavuyemo abari abakwebe barabihinyuye, umugore we abamarayika babahungishije arahindukira areba inyuma kandi bari babihanije ngo ntibarebe inyuma ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Habaye byinshi, ariko Loti n'abakobwa be bakiva muri Sodomu na Gomora ngo Imana igusha kuri Sodomu na Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Hari ukurimbuka, hari ukurwara, hari indwara nyinshi zituruka ku byaha, indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina akenshi zandurwa n'abasambanye. Rero gusambana, nituvuga ngo gusambana ni icyaha ugahinyura ngo n'iby'abarokore ni bibi, kuko uzarwara sida, uzarwara imitezi, uzarwara mburugu, uzarwara indwara zishobora kukwica. Ihane, hari ingaruka kuri wowe nyir'ubwite, hari rega bigira n'ingaruka ku bandi. Urugero muri Matayo 2:16 ngo Herode abonye ko yatengushywe n'abanyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Aha ni Herode igihe abanyabwenge bari bambwiye ko bagiye kuramya Yesu, nawe agira ishyari ashaka kwica Yesu ngo azi ko ari umwami uje guhangana nawe. Arangije atuma abanyabwenge ngo nibava kumuramya baze nawe bamujyane yagira ngo amwice. Batagarutse abonye bamutengushywe aravuga ngo bica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu batararenza imyaka 2 kugira ngo hicwe Yesu. Yesu ntiyapfa arahunga, ariko abantu bahinduka inshike, haba imiborogo. Umurongo wa 18 uravuga ngo induru yumvikanye irama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. Rasheli yari afite abana 2 b'abahungu b'impanga bibikuri batagaragaza igikuriro cyabo, nabo bapfira mu b'imyaka 2 no kugarura hasi. Rasheli abura abana atyo bose icyarimwe. Ibyaha byawe bigira uruhare ku bandi bantu. Ejo numvise ubutumwa bw'umugabo witwa Pasteur Habyarimana Desire aravuga ngo iyo umuntu asambanye iyo karande ikurikira ibisekuruza 10. Utakiriho ibisekuruza 10 wasize ntibyabaho ukiriho. Utakiriho icyaha cyawe kigasigara gikurikirana abana bagukomotseho kumara imyaka 1000. Utakiriho abana bawe bagasigara bariho urwango wasize ku isi. Abantu wangaga bagahora ngo biriya ni ibyana bya runaka kandi nta ruhare babigizemo. Nimutekereze ku bagenosideri basize bateye abana babipfunwe kandi nta ruhare bigize babigiramo. Ntibahari, bari muri gereza, abandi barapfuye, abandi ariko abana babo abo nabonye bihaniraga bakavuga bati twari twaranze abantu duturanye nabo ko bafungishije data tuzi ko bamuhora ubusa, naho burya byari ukuri. Ni gutyo ibyaha byacu bigira uruhare ku bandi bantu, cyane cyane iyo bitihanwe. Rero Imana idufashe tubashe kwihana, tubashe gutandukana na karande zacu, tubashe gutandukana na kamere. Erega ugasanga turidefanda ngo ni kamere yanjye niko nteye. Uteye nabi gutihana, uteye nabi gufite ikibi muri wowe ukabukizwa baranze kukireka, urimo gucirira Satani. Ibyaha cyane cyane iyo bitihanwe ni umusemburo w'ibindi byaha. Nimutekereze ku nkuru ya Dawidi uri muri Samuel igice cya 2, mu gice Samuel wa 2 igice cya 11 harimo inkuru ya Dawidi. Ntago ndi buyisome yose, ariko umurongo wa 3 ngo Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati si Betisheba mwene Eliyamu umugore wa Uriya w'umuheti. Aha ngo cyari igihe cy'abami
reka wenda nsome ku murongo wa mbere kugira ngo twumve cyo bivuze ngo nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga Dawidi atuma Yowamu n'abagaragu be b'Abisiraheli bose barimbura Abamoni kandi bagota Niraba ariko Dawidi we yisigarira i Yerusalemu. Iki gice kirimo inzira ndende Dawidi yanyuza akora ibyaha. Hari ukuntu abana bakubagana akubita ikintu kigakubita ikindi akamena ibintu byinshi cyarimwe, agatera umupira mu nzu muri saro, wa mujiti wikinira muri saro ugakubita akabati kakamanuka ibirimo bikagwa, kakaba kagwiriye ameza, ibintu byinshi ukabona bimenaguritse ari byinshi. Iyo ni ukuvuga ngo byatangiye umwana yanze kuva muri saro, yanze gusohoka ngo akinire hanze. Baro niye ni uburenganzira bwe gukina, ariko nasohoka ajye hanze akina ari bugaruke mu nzu. Ubwo yanze rero umupira uri buhanura imitako igwe mu ntebe, ibyondo, ibinonko, ibintu byinshi ukabona birabaye ahantu haranduye, birasaba gukubura, birasaba gukoropa, birasaba kwegura ibye, ukabona ni ibintu byinshi. Dawidi yatangiye yanze ngo cyari igihe cy'abami cyo gutabarira. Dawidi yisigarira i Yerusalemu, yisigarira mu murwa, yisigarira iwe, we yanga gutabara, yohereza abagaragu. Ajya mu mudendezo, ajya mu munezero, ajya mu kwishimisha mu gihe kitari cyo kwishimisha. Arangije ngo ari hejuru y'inzu agenda abona umugore wiyuhagira, aramubenguka. Birakomeje, habaye no kubenguka umugore utaruwe, kandi amategeko y'Imana 10 harimo irwanga ntukifuza umugore wa mugenzi wawe. Nuvuga ngo utaranasambana wamurebye gusa ukabona ni mwiza wamuguha, ugitekereza ngo cyamuma uba wacumuye no gutararyamana nawe. Icyo kimunanira kukihana, tumaho baramurambagiriza, baramubwira ngo baramumubwira, aramutumira ziwe bararyamana. Umugore aza kumutumaho ati narasamye, kandi umugabo we yaratabaye. Biragoye kumenya wateye uyu mugore inda kandi umugabo yari kwitabara. Cya kindi ni se defense mechanism, cya kindi ni se kwihagararaho, cya kindi cya Eva avuga ati ni inzoka yanyoheje, cya kindi cya Adam avuga ati ni umugore wampaye, kwa kwihagararaho kwa muntu, kwa kwanga guseba. Atumaho umugabo we Betsheba, atumaho umugabo we ngo naze, araza aramushukashuka ngo agiwe arareyo. Umugabo yanga kuryama mu nzu, aguma ku muryango, ndetse ubundi aramusindisha, aranga yigumana n'abagaragu, yanga kujyayo. Akavuga ati ni gute najya mu nzu yanjye nkaryama narasize abagaragu b'umwami ku rugamba? Ni gute turi mu nzu turaryamye ntiduheruka gusenga? Abantu baretse kwiyiriza ubusa, abantu baretse kugira ibyo bigomba. Erega kwiyiriza ubusa si ukureka ibiryo. Burya nushaka uzareke gukoresha social media umunsi umwe, amayinite wakoreshaga uyakoreshe mu gufasha abakene. Niyo yaba 200, abana tunyuraho ku mihanda baba badusaba icyayi, kandi icyayi kigura 100. Nubwo waba wiyirije ubusa, ntavuga kwiyiriza ubusa ngo uvuge uti noneho uyu arumva dushoboye kureka ibiryo, ariko nabyo biretse waba wigomye, kuko nacyo ni ikintu kinezeza imibiri yacu. Iyo tukigomwe tuba tunejeje Imana. Rero muri uko kwanga kwigomwa kwe, akora urwo ruhererekane rw'ibyaha. Umugabo yanze kuryama iwe, Dawidi abona ntabonye ikintu cyo gufunikisha icyaha, abuze icyo. Inshuro nyinshi tunanirwa kwihana, tugashaka gufubika ibyaha byacu, tugashaka kubyorosa. Arangije asubiyeyo ngo amuha urwandiko, agenda ruhereza umugaba w'ingabo, naho yanditsemo ngo bamuhane, bamushyire imbere hari intwari apfe. Koko barabikora. Umva ukuntu ari umusemburo w'ibyaha. Kandi hano tugaruke kuri hahandi hambere twavuze ingaruka ku bandi, ingaruka z'icyaha cyanjye ku bandi. Umwami ntiyatabaye, yahanye ingabo, ariko noneho yongeyeho no kuzishuka ngo zitsindishe. Ntabwo hapfuye umugabo wa Betsheba wenyine, ntabwo hapfuye Uriya wenyine, hapfuye n'abandi. Narahasomye ngira ngo hapfuye abantu bagera kuri 33. Muzakomeze muhasoma, ariko hapfuye n'abandi, ntabwo ari Uriya wenyine wapfuye. Uwaje kubwira umwami inkuru yo ku rugamba yavuze ukuntu batewe, ukuntu bagiye hari intwari, n'ukuntu abantu bapfuye, ariko ahita yongeraho ngo na Uriya yapfuye, kugira ngo umwami yorohe atabaza impamvu bishwe gutyo. Icyo ni cyambere. Umva ingaruka ku bandi.
tekereza umwami gutuma ingabo ze zitsindwa nkana ngo icyaha cye kibe kavadi, icyaha cye gihishwe. Ariko noneho reba uru ruhererekane, iyo utihannye winjira mu ruhererekane rw'ibyaha utakwikuramo, kugeza igihe Uriya yapfuye. Cyakora Imana iramusura imutumaho Natani. Imana ishimwe, sinava ntabivuze ko nubwo yagize uruhererekane rw'ibyaha ariko bimaze kuba byinshi, Imana isa n'iraka imutumaho Natani, imutumyeho arihana. Ndashima Imana, aho hose ndi buhage cyane. Rero iyo icyaha cyitihanwe, mu Baroma igice cya 6:23 haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Amen. Iyo icyaha cyitihanwe, ni ukuri Bibiliya iravuga ku munsi umwe umucunguzi azahagarara ku bicu akavuza impanda, agahamagara umuntu wese mu izina rye. Bibiliya iravuga ngo abapfuye bose bazazuka, ngo ariko bamwe bazazukira gukorwa n'isoni. Abazazukira gukorwa n'isoni si abandi, ni abanyabyaha, ni abapfuye batihannye. None se ko n'urupfu rw'umubiri ko rutungurana, ko umuntu agira atya agakora impanuka imodoka ikamugonga atarabizi ngo abe yavuye mu rugo yihannye? None se ko umuntu agira atya akarwara indwara atarayize, ugasanga baravuga ngo umuntu yabanaga n'umutima, ngo none ngo umwana yakubise hasi umupira ngo arikanga ngo arapfa? Usibye n'ibyo ko n'umucunguzi yavuze impanda, ko Bibiliya ivuga ngo bizadutungura, ngo tuzaba tugishyingirana, ngo tuzaba tugisangira. Mbega azaba ari ibihe nk'ibi turimo. Amasoko azaba akirema, abacuruzi bazaba bagicuruza, abantu bazaba bakirambagizanya kandi bakora amakwe. Nta kimenyetso gihari kizavuga ngo uyu munsi impanda iravuga twirirwe twihannye kandi twirinde ibyaha. Wakwihannye hakiri kare ukitegura, ejo umucunguzi atazavuza impanda ukarimbuka. Ndashaka ndasoza gutya, ndakugira inama, ihane. Icyambere ni wihana biraguha amahoro kandi birakurinda izi ngaruka zose. Ikintu cyambere burya kibuza amahoro imitima ni ibyaha. Umutima ugucira urubanza, cyangwa umuntu wananiwe kubabarira ugahora utekereza ibibi bye, bikubuza amahoro. Ni wihana urabona amahoro, n'ukuri ndakwinginze hano. Ndashaka kugira inama rero, bikore muri ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, hari abantu bananiwe kugirira imbabazi kandi udafite nuko bajya imbere ngo babwire ngo burya narakurakariye ngo ibiki n'ibiki. Genda ukora ibimenyetso. Ngewe iyi nzira mbabwira nayinyuzemo, kora ibimenyetso. Genda utelefone uwo muntu udaheruka guhamagara umubaza amakuru ye gusa. Genda uha uwo muntu mubana impano warakariye mutakivugana neza. Genda ukora ibimenyetso, hera ku bimenyetso. Nurangiza uzatinyuka ujya imbere y'abakwasereje uvuge ngo Mana mbabarira. Ariko tangira amasengesho yo kwihana no kwihana ibyaha imbere y'Imana, no kwiyeza no gutandukana na kamere zawe. Cyane cyane ko tubonye ko bifite ingaruka, kandi ingaruka zirarenga imipaka y'ubushobozi bwacu. Biragoye ngo niba wasambanye uhanagura iyo karande kuri kubisekuruza bizagukurikira. Biragoye, ariko hamwe n'imbabazi z'Imana ishobora byose itananirwa, Imana ikiza, Imana itarobanura ku butoni, Imana badaduteranyaho, iyo ni inyambabazi. Iyo ntizakubwira ngo n'ubundi narakubwiye, iyo ntizakubwira ngo ubundi wabikoreraga iki. Genda ubanze uyihaneho, nurangiza utangire inzira y'ibimenyetso. Ukunda abantu, uvugisha umuntu mutavuganaga, usura umuntu utasuraga, uha impano inshuti yawe, umutware wawe, umufasha wawe, umwana wawe wahemukiye, wumva wabuze uko wihuza nawe. Bitangire buhoro buhoro. Iyo nzira y'ibimenyetso nuyisoza, uzerura uvuge ngo mbabarira. Azaba yarururutse, humura, azaba yarururutse. Rero ndabashimiye yuko muteze amatwi. Ndashima n'Imana yuko impaye uyu mwanya, kandi n'ukuri Imana yo mu ijuru dukize, kuko ibyaha ni bibi kandi bifite ingaruka mbi. Imana yo mu ijuru tugenderere. Reka dusenge. Imana ishobora byose yari mu ijuru n'isi, tuzi ko imibabaro yose yazanwe muri iyi si n'icyaha. Rero n'ubu ntibyahagaze, ingaruka z'ibyaha ni urupfu, ngo ariko ibihembo byo gukiranuka n'ubugingo buhoraho. Turashaka twese ubugingo buhoraho, utwigishe gukiranuka kandi uduhe gutandukana n'ibyaha. Ubwiza bwawe burabagirana bubane natwe kandi udukize. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusabye twiringiye.